tugiye kuzaru ese uraho bwana muhungu wa gatanazi ko mbona uhagurukanye akazoza nakikimwe tugiye kuzaru iyi nama urayiremamwa navuze yirirwa yanitse akabaho kwibarabara oya muhungu wa gatanazi rwose genza gake ibintu gake ibyo ngibyo byose uraza kubigarura tugeze mu nama nyirizina ngaho nkuhaye ikaze genda wicare utegereze n'abandi tuze tubisubiremo neza hagarara genda ikimonyo ndamagweja oya Regis buretse gato mutarwanira imbere y'icyumba cy'inama ndaje tubisubiremo munankuremo imbere oya mva nkubwire ugiye kubirangiriza hose munankuremo imbere oya mva nkubwire my godness iyi nama y'uyu munsi harimo abahungu cyangwa mugarasanze mu rugo ndamutuka hanyuma uri kubara hanyuma ko mbona mureba nayingwe ngaho mwinjire mu cyumba cy'inama kandi mwese mwicarane hafi aho ngaho muze kubisobanura mu kanya ngo turamagweja umuhungu wa gatanazi genza gake vuga make urabona ko uyu mukobwa yariye karungu ataza kugutwara ugutwi kwita igweje ukababara ngo turamagweja wa mukobwa we nawe warengereye rero eka mwicaze hafi ya muhungu wa gatanazi muye mubisubiramo nawe kwita igweje ukababara nta modoka nta kazu ntaki muhungu wa gatanazi ntacyo wamumbwirira mbareka nanjye n'ubundi ntabwo njya nivanga mu bintu ariko ingegera yagerageje gutuka umuhungu wa gatanazi ngo nigweja aho kagwa mu nduba we please gutukana no mugerageze muvuge ariko gutukana mubyihorere nihagira uwo nongera kumva ari gutukana ndamusohora umuntu waturanyije bari abana ba CTU uvuze ngo umuntu waturanyije bari abana ba CTU hanyuma kuki yatwabagabo bacu bose ugushatse kuvuga ko abandi bagabo bari mu gihugu bose ari iki Amagweja mana y'isi n'ijuru uvuze ngo iki Amagweja Yesu we tujye mu masengesho ibimonyo bari ibiki twataramye muhungu wa gatanazi ntabwo wazanye supana ngo dufunge ino vise yafungutse muri uyu mukobwa bahu nazanye isupana ubundi nuko mbaye kure mbangukubise isupana ku gatafari kawe katariho kagasubira ko abagabo bacu bose agasiga Amagweja ibimonyo bari ibiki abahungu banjye ibyo uyu mukobwa murabivugaho iki gweja Aisha udari gweja wamugize ikimonyo igweja Aisha urabona uburyo wabaje bano basore n'abagabo b'abanyarwanda koko ku musozo w'iyi nama uratereka hasi ayo matafari yombi abiri nurangiza usaba imbabazi bano basore n'abagabo b'abanyarwanda igweja mwihangane dore mbafashe mu mugongo reka twumve muhungu wa gatanazi nawe dususurutse mbere yuko dukomeza inama nyashi ndarahiye aho navuze yirirwa yanitse akabaho kwibarabara mwe muraseka abandi barababaye kwita igweje ukababara ejuke muri Nyabarongo muhirimbiri Gatanazi boys ngiye kugusohora nutisubiraho rero umuntu waturanyije bari abana ba CTU kuki yatwabagabo bacu bose agasiga Amagweja ibimonyo bari ibiki sister uyu muntu ntacyo wamumbwirira wa ziri ku rurimi mujya kuvuga mwakaraza ururimi muka Jessica icyo cyo nicyo Aisha ako wagataye mu gutwi cyangwa nako kakujabo nta mutima mibi nabivuganye koko se yampaye inka da kuki yatwabagabo bacu bose agasiga Amagweja musore ikaze watubwira ngo icyatumye Aisha yita abagabo bose mu Rwanda igweja ngo niki icyatumye Aisha yita abagabo Amagweja n'ibimonyo kiramenyekanye karibu rero kibwira abanyarwanda bose bakurikiranye iyi nama bifashishije ni umushiha yuko atagira umusore umukunda uhamye n'abaje birira ku kidudu bakigendera ba Nyambo urukundo bararwogogoje ba Ketchup na Rufonsina dore barabyaye bakiraho Aisha harya ngo guki kuki yatwabagabo bacu bose agasiga Amagweja reka da imbiriwe dore ryinyo ribi wabonye bakuzamura uramamara wamabyiwe ngo turamagweja ibyo se kandi ni ibiki utangiye kuza tumwereka iryinyo ryayisha wagira ngo ni rwose Aisha tukiri ahangaha muri iyi nama urabona ko washavuye imitima y'abagabo n'abasore b'abanyarwanda none urabona ntacyo bikubwira abagabo abaki abagabo nibo ugomba kugira usabye imbabazi
oya n'abagore nabo ugomba kubasaba imbabazi bakaguca inzoga y'abagore kuko wandagaje abagabo babo bafite iki okay nibo oya vuga neza tuza urazisaba ntuzisaba cyangwa mbwire muhungu wa gatanazi azane mashini gani nibo natutse ubwo oya muhungu wa gatanazi egerana hino na mashini gani yawe ndabona adashaka kuva ku izima afande buretse gato mushyiremo neza muhungu wawe n'amasaso arimo aha mukobwa urumva ko harimo n'amasaso nutitonda turakurasa ngaho tubwira uko byagenze Amagweja ibimonyo muhungu wa gatanazi ndabara gatatu ukore kumbarutse ndabona yanze kuva ku izima humura rwose ndamufite nushaka n'agatafari ndakabarura icyo ngicyo umutwe ndawufite kiri kwibaraguza kitazi ko ngifite Aisha na nubu kanakoze kakabikosa na mudakosa uvuze ngo kanakoze kakabikosa na mudakosa mumbabarire uretse gato muhungu wa gatanazi ntabwo wamujabira agafiriti di ntabwo ari inkono ya mbere naba njabuye rimwe bibiri gatatu uvuze ngo ubaye iki intoki zibaye ayiwe kajwe we wanze kwihana none zibaye Aisha sa imbabazi vuba dore kajwe intoki zahiye nakibasha kukurasa njyewe imbere y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi uvuga uti njyewe inyindi Aisha njyewe imbere y'abanyarwanda wowe witwa imbere y'abanyarwanda vuga uti njyewe inyindi Aisha njyewe inkindi Aisha basabye imbabazi abagabo abagabo murabyumva ute ibana bafite nyashi ndarahiye oya ndabona bakomeje guceceka reka dushireho akadomo dusubikira ahangaha tuzabisubiramo ubutaha tuguhereza n'imbabazi naho ngewe wari umuhuza kandi umusangiza w'amagambo ni musititi nk'ibisanzwe naho ubutaha niba utarakora subscribe ugeze ku musozo w'iyi video ibuka gukora subscribe share ndetse na like wibuke no kunyeganyiza ukazujya kugira ngo uzajye uba wa mbere mu babonera hafi ibiganiro byacu uko tubishizeho comment ni ingirakamaro naho ubutaha ciao ese urahugana muhungu wa gatanazi ko mbona uhagurukanye akazoza nakikimwe